Simenzwe. Meze bite bro? Meze bite se musaza? Sawa. Cyangwa se. Ngate tudutera hari. Ase ko mbona wasiga usa n'abahinde man noneho. Mari se ko ntazuba se noneho bangerutse. Anyine ngiye mbyuki. Ila job siga gukora y'ubukerarugendo ndabona isigaye byashaye imeze neza nari. Ndabona simbibuka se nawe wari ushaka kuzamo. Nyine urabona byari byakunze wa muntu ne nawe byari byakunze. Urabona nabuze umuntu usiga. Washatse umwana asiga se ukaza gukora akazi wanjye. Naramubuze ndabona unaryoshye mani bya bibanza byo amafaranga. Amafaranga se nta stress niyo ibiri wikiri ushaka ukaza kugenda. Izungu biba binatanga shaka. Abazungu baba yaboga. Turakora so mbona ni wese. Byagenda gase. Hano byaracamo nyine ariko urabona kanje byarakunze hari ahantu bamuntu no bifite. Barayi nayo ushaka umuntu asigamo hano kumva. Nanjye nanjye kujya kare gukora. Shaka umwana rero basiga. Haro wavuze mani mbunda. Umuntu yabaza ngo nta telefone nzanye. Ko nayireba akora imibiri ndasize. Ko umwana wamubyara wanjye. Yasubuga benshi ikiyama kabisa. Kundi umwana we arangije kuba nta kazi afite. Umushomeri. Ikibazo kabisa. Yabikora. Abayitabye sawa. Ko niba yarize nizere ko barazi n'icyongereza. Ararangije. Hano hajya haza abanyamahanga basenegare. Agicamo se? Yanze kwifata y'abanyengerageza. Gerageza rero ko. Halo. Ngo bimeze bite se? Ufata telefone kwawe biba byabaye ikibazo gusa. Umuntu uzujugunye akajugunya telefone mu nzu wabaye nk'abagore. Hanyuma se hari umuntu ari gushaka umukozi asiga muri botike. Nari ntegereje ko nyine yabikora umuhungu wawe. Chazzo se saha hari kubyo yaza nyine akamukorera. Oya ni umupapa duturanye nyine yabonye akazi muri bya bindi byanjye. Akaba umwana asiga kuri botike yiwe yazanga ayikoraho. Awe akajya mu ibyo ngibyo. Ubwo urashaka ukuntu umuvugisha rero muduhe umwanzuro. Narebe. Uwo mwana ntawe hari isari bamuvugisha baratubwira ko bigenda. Amafaranga ni papa wiwe. Undi rero bo ntabwo hari ariko abafite gahunda leta bamubwira. Ntawe uri bufite. Andi makuru se wowe mu buzima busanzwe iby'akazi bitarimo. Kumugore mwemeza yarabaye. Akayibe indwara z'abagore se kabaye. Ubwo rero ajye mbese mu rugo akaba ariye kuzuza. Ubwo we ubumva kugira mu rugo batifuna bagenda bavugisha bafatanga akaruka. Bitumuza nawe nyine. Ntari birero ubwo umugunya mu kazi kawe. Nakapara isaha amaguru. Hello. Hello? Yes, umeze bite? Ubu bagiye guhitaza? Nta kibazo nawe ndacyari ku kazi rwose ubwo namurangire neza.
ubwo arahita ahasanga nta kibazo kabisa. Sawa sawa. Niwe neza bose. Tusha. Sani sawa. Makuru yawe. Makuru ni meza. Nakomeye. Ndakomeye. Ni hano wari bambwiye sera? Ni wowe umuntu wari wandangiye umukozi niba ari we bawohereje sinzi. Ni wowe? Ntiyakubwiye ko ari umusore witwa Chazzo. Ni wowe Chazzo. Bo bite byose? Ni byiza. Urakomeye? Ndakomeye. Bo arya warize? Narize. Maze igihe kinini kirangiza. Imyaka nk'ibiri n'igice. Imyaka ibiri yose? Imwe myaka ibiri se hari ahantu ugeze ubona akazi, hari ahantu ugeze ukora? Turakara nyine turi aho ngaho. Mutwe turakabakoze se hari ako gucuruza wigeze ukoramo? Gucuruza narabikoze da. Urabizi? Aracuruje mu masupamaketi akomeye. N'ibintu by'ibiciro ibintu byo ndabizi neza cyane. Byose urabizi? Use uzi kuri angahe sha? Byo ni ibintu bitoto cyane. Byose urabizi ibiciro byabo? Ibiciro byo ndabizi ni ibintu ntazirwa ntinda. Mbona yose nyaze se yanayacuruje rwose nta kibazo. None se sha? Uzi icyongereza se sha? Uriya bose icyongereza ndakizi da. No! Uburyo umukiriya w'umunyamahanga aje hano hantu nta kibazo. Umva, za good morning, za how are you? Ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Zino gutanga za welcome. Uzi none iyo ndi kumwe n'umukiriya ndimo mugusha neza kubwira ati ibintu bya take you za nice to meet you ibintu nk'ibyo. Ariko bose none iyo turi kumwe n'umukiriya ndi no kumushaka amafaranga. Ndimo mugusha neza cyane biba bimeze neza. Nabona ukizi neza. Akiza ariko se muri bose ugura n'akarendazi. Oh no! Ushaka gutangira kurya amandazi tutarumvikana n'umushahara. Reka buriya biba byiza iyo umuntu agiye gukora ku kintu akabanza akagihumva. Ibyo turabireba uburyo nyine nzajya ashishikariza n'abakiriya mbabwira uko rimeze nk'umuntu waririye. Ibyo turabireba nitumara kumvikana. Ntabwo twabura kumvikana. Nubwo urumva twabura kumvikana we. Nitumara kumvikana umushahara ibyo nibyo turabireba nta kibazo. Nizere ko uzi n'imibare ariko. Imibare? Noneho nteranya ntabwo byo gukoresha nabona hano ibintu byo kurangura buri munsi nizere ko uzi imibare uzajya urangura. Tugiye guteranya, gukuramo, gukuba ibyo ni ibintu nzi ntabwo byo no gukoresha telefone. Byose urabizi? Okay, ndumva byaba ari sawa. Bari urayizi? Vale. Plus 20 gukuba karindwi ni kangahe sha? No. Makumyabiri gukuba karindwi urangiye ndabizi. Bimbwire nta kibazo, Bizi da. Asebure ni 120. Numva ubikoze ariko wanje gutekereza cyane. Ariko urumva buriya kubera nyine kwakutabara igihe mbikora ariko none iyo birimo neza bikora buri munsi urumva nzajya mbifanga. Nta kibazo sha ndumva uzagashoboka kamwe no twicare twumvikane ku bintu. Uko ugira ngo kabonisi ka buri munsi ntabwo kazajya kabura. Ibyo tuzabireba katwicare tuvugane ku mushahara nta kibazo. None se sha buriya usumva ntabwo yemba ngayisha. Se boss. Ibi ni ibintu wagakwiye kumbaza. Se singi ibihumbi 200. Magana abiri. Urumva ari menshi. Ese sha ukoze totali yanga kweri. Urabona umva reka tugenda tugora murabona. Ko n'ubundi umukozi mukeneye cyane. Reka ndavuga mu 80. Oh no! Ko 80 ku kwezi ndumva atabari make. Kwese boss wumva banze mbwitse. Ntekereza. Ngiye ngiye kujya nita ku banyamahanga bawe, sibyo? Ndidibuzanya nabi cyongereza. Kambwira none ufite uburambe ntabwo bizagomba kuvuga ngo uranyigisha. Yego. Uretse gato umuntu ndi kuvugana nawe nimara kuvugana.
mumbwira urumva njyewe ntabwo bizagomba kumuha amasomo yo guhugura ni ibintu bisanzwe nakoze. urumva wenda se reka mwongerereho beni abijana tuva amafaranga ntabwo yaba ari makeya kuko ndamutunga bagize nk'iry'itanu byiwe ibintu byose hano kandi ukamenyera igifu ndamugaburira ukunda kurya ntuzagire ikibazo nzamugaburatse nubwo utarimpaye ntabwo humura wowe ibyo ngibyo reka tubanze tubone kandi ngo turamire sawa n'indi rwose nzamugaburira ukaburara hano nta kibazo numva ahangaha yaba ari akazi se gutangira bikaba byari n'ubu ngubu ntabwo wumva ko se bari kumamagara njye ntabwo ukwiye mfite akazi kenshi nyine nuko hano nahazaga mu buryo bwo kuruhuka nawe mfite akazi kenshi n'ubu ngubu ahubwo uri cyari n'ubu ngubu wahita rero si ngombwa kubwira ibintu by'ibiciro kuko ni ibintu nzi ibintu byose urabizi urabona nabo bari kumamagara ubwo ngubwo kontara turaza kuyisinya ni ingaruka ayo ngayo ijana ubwo ngubwo ndumva nta kibazo ubwo ngubwo ngiye kureba umuntu bari turi kuvugana ubwo nyine akazi uriya tugatangira abantu bakundagiye n'inshuti zanjye ntabwo yigera mu kibazo bandeshya ndi umwizerwa noneho n'ibiciro byose ubizi ubwo ngubwo njye mbaye ngiye ari harimo ibiceri n'amafaranga yo kugarura ngo umukiriya uri buze ndakeka nta kibazo uri kugira ikibazo waza kugira zana telefone mushyire muri nimero yanjye uraza kumbwira ndakuvugisha neza cyane nta kibazo kanyeguye kabisa iyi ngiyi ngo ugize ikibazo waza guhita umamagara nta kibazo yego boss sawa noneho wowe turasubira tu sawa akazi keza sha yego twararika ndabikora neza akazi ndabona ari hatari ariko nzagashobora manze nicaremo mutorere ndebe ukuntu ibintu bimeze Gosha bimeze bite? ni sawa Uri gusinzira akazi karako na nyaka kanya hasigaye? ntabwo narisinziriye buriya Ntabwo usinziriye? ndimo ntekereza nyine ndeba uburyo ibintu byagenda neza ntekereza n'akazi byose Urabona uzabishobora se? nzabishobora cyane da cyane ntabwo yoroshye bisaba kwita kuri buri kintu ntabwo akunda abantu barangana ko buriya nanjye mba nabyitayeho hari ukuntu muba mukiyumvayumva kaza uvuye mu ntara kuri z'i Kigali uvuga ati ibintu biroroshye kandi nkuba bikomeye nubwo wagiye ubikoramo ariko ntabwo ari Kigali kaba kuri Kigali rero unoze babacanye ku maso usinziriye gatoya icyo nta kibazo ariko byagendaga ariko biragenda so kutajya unadusura uretse ko nyine ubu nta bintu bijyana yego kwicara iyo ngiyo kubasura ariko n'ubundi ntabitekerezaga ko nzabasura ntabitekerezaga bose yawe se ahise ajyayo none ahise agenda mbonye bamuhamagara sinzi ibyo agiyemo te yamenye iby'abakire n'ibyabo ubwo rero warakoranije gufata urumva kuko ndahari kandi niwe wakama reka mbe nigendeye kuba mu kazi kawe ntacyo urumva nta nubwo nakamenya ariko naba ariko aragaruka rero akazi keza turi kumwe sawa iyi ngiyi birimo n'ishuri ubwishize ni icyabiri bose ibikoresho biri kugenda nagarutse se ntabwo ninze n'umunenge hari n'umuntu uvuye ahantu kureba ngo wari ufitiye akantu kampara kampara turi kumwe ariko ntiyakambwe yakambishe nuko ari ibanga ryanyu urumva wowe kuko ugitangira akazi ntabwo uramenyera ntabwo yahita akubwira ibintu byihuse ako kanya ariko urabona biri guca ndabona bigenda nawe ndaza kumuvugisha kuri fone nta kibazo aho ese biri gucamo se ntabi bose abakiriya bari neza gake gake bari kuza ariko tuzamenyerana buriya bazaza ari benshi nubwo ntibagiwe na ka karindazi wagiye utampaye burya wahise wihuta karindazi ko watangiye akazi se turayakata buriya ntagira ngo urakaba nyine kuri kumwe nakubwira bizaterwa n'uburyo uzabafasha burya hari ukuntu nambuka abakiriya akabati abantu umukozi bazanye noneho ni sawa cyane ibyo ngibyo niba urumva nzana ntabwo bwapfa uyu munsi w'ibintu bakabyira yego bose ukabwira ko numva azaba twishe
wowe icyo usabwa ni ukwitwara neza nyine niba bajya bakumuha amakuru meza kumva tugakorana neza nzanakongeza ashaka byatari kwitwara neza byo noneho ubwo ngiye mu rugo nanjye ngiye gukaraba ubwo imfunguzo wazibonye aho ziri nazibonye ubwo uze gukora isaha zirije kugera ukaza gutaha mu rugo ukaza ukarya ariko ukajya mu kazi ubwo ibindi nyine we kuraje dukomeze ukore neza ubwo ngubwo saba boss ukomeze witware neza yego boss sawa rero akazi keza yego No, 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 no. Kosha, nicyo cyakuzanye? Nicyo cyakuzanye? oya Nese ubu zigenda gereye hano? Nicyo cyakuzanye sha? Ubu cyakuzanye urakizi? ndakizi boss Ni iki cyakuzanye? imodoka Iri hehe hano? nyine yaramparitse ngeza Hano? hano Curuza. Ubu wari uri gucuruza? ese nanicaye ndi gucuruza Hano ni mu buriro wari uryamye? ariko ari naho ndara Oh no. Yesu uzi igihe nasi? Igihe nasi? nuje nona nuje nona Ngaho ugenda uri muri kontwari niba ibyo bintu wasizemo nibyo bikiri. Genda urebe niba batakwiye. Imbarosha bari bamaze iminsi ubundi bakumbwiraho ko utitwara neza. gutese Simbyembe none ndabyibuha. nibwo ndigera hano ajya nitwara hano mba nagiye ngo nitware Ashawe n'ubu n'ikimburi wacana. Ubundi gute wiko kaza gasinzira mu kazi kanje we? Amafaranga yanjye nashoye ubuse ko ari ngewe wari reka boss nawe urandeba aba yari umujuru yose naba yatwara. Umva rero sha. Ajya dukoranye iminsi ngana. sisi iminsi nka 12 Ndabona ugiye gusubira iwanjye. Ndabona ugiye gusubira iwanjye. uri serious boss Gusa uracyurikisha. sisi ngisengera nazanye n'ipantaro Ndazanye uko waje ni kugiye gutaha. ari kucyura icyo urajyanye muri bya boss Kubera uburangare. ako ntabwo nacyura ibya ngomba Ubundi se amafaranga iminsi 12 nabo. Kandi amafaranga menshi waranayamwira. Gusa uracyurikisha. nibyo nazanye n'ubundi ndacyabifite ntabwo natanze Uso uramubwira ngo iki? mubwira ko banyirukanye Okay, noneho ngaho songe kuzibibare. Ngaho fata iminsi 30. Ukoremo 18 yabura kwa bundu kube ukabanye n'amafaranga mbwira ngo yenda. Bikore vuba vuba. se boss ko ntegesha menshi Kandi nutinda ndakoreza ati cyangwa mbonye uyitutaye. basi wayujuje Cyana. Mbashaka gucya kabiri cy'umunsi yari 15 nako cy'ukwezi yari 15 kandi arya nagombaga isanga ijana ngiye kuri 40. 40 ndakora ibihumbi 32 n'ibyawe nani se boss jewe 32 nose namwe ubaryo namwe ko byanga cyane rwose reka nje nkora control guko none se ibyo nacuruje byose n'amafaranga banyishyuye ibyo wabibaza ayo bagiye bakwiba yose ari muri ayo ngabo none ntabwo nakishimira none ubwo ibihumbi 8 ko giye kuma cyane rwose nari kugamba 40 ariko bararangaye barakije kugwema bande se banyi arakugeza iwanyu arakugeza ntabwo yangeza ako kubera so turi inshuti tikikugeza iwanyu nangaye 15 Oh no. ngira ngo simaze none se sinjya no ndagira nari urarira ngahe wowe ahubwo uragenzara ndakura reba unanyirukanye batari bandana n'ibya saa sita ngahe ba igifu nicyo washyize imbere none se ko cyaje imbere bajya kijya inyuma gute kandi baragisize ntabwo baza gukina muri business yanjye ubundi ayo wakoreye ari he arimo hano No, 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 no. abangaba se akira ayangara kugeza se boss wadengejeho na 500 oya sha bose wowe teganya ko byibura rega ari ukuntu najya gutega moto ngasanga abamotari kubera bwije bongereye ibiciro ndashaka ubu njye nawe twarangizanyije sinagura amafaranga kugeza iwanyu ko boss 500 mwatse ubundi ni uko so turi inshuti ahangara ntabwo umenya kuba ngo rero mvuga mutaha ntabwo wumva niko ntabwo ushaka kugenda
ase bosi koko nyine kandi nkareka tubyoroshye. Akira ugura imbada mu nzira. Jyanayo. Uraza gukina muri business yanjye shaka. ntari Ubona ureba baruzi nguramenye nabona tike uranandika shaka. Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.